Nongeye kugusuhuza wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Ntago nabura kubifuriza amahoro y'Imana, uburinzi bw'Imana, ibyiza by'Imana ko byakomeza kugenda bibana namwe. Hagati aho ngaho mboneyeho kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru mbazaniye. Nyamuneka nimwigire hino tubane mu makuru mbazaniye muri aka kanya, bityo mbonera kwibutsa umuntu mushyashya kwihutira kudukora subscribe ndetse mwese mukajya mwibuka igihe ugifungura inkuru yacu ugakanda kuri like. Reka tujye mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana harimo kuvugwa inkuru y'agahinda, harimo kuvugwa inkuru iteye umubabaro. Ni inkuru ivuga ko abana babiri b'abahungu bavindimwe baturukaga mu muryango umwe, reka mvuge bavindimwe murabyumva, baje kuba bapfira rimwe ubwo bagwaga mu mazi, mu kidendezi cy'amazi, ariko bakaba baguyemo basa nkaho bagiye koga, kwa kundi kw'abana bagera ku mazi bagashaka koga, hanyuma rero birangira bose bahise bagwamo barapfa. Ni amakuru avuga ko rero aba bana bari bafite, umwe yari afite imyaka 12, undi akaba yari afite imyaka 10, aho iki kidendezi cy'amazi baguyemo cyari kiri mu kagari ka Karitutu mu murenge wa Muhazi wo muri aka karere ka Rwamagana. Aba bana rero bavuye mu rugo bagiye kuvoma bisanzwe, hanyuma bageze kuri icyo kidendezi bakuramo imyenda yose bayisiga hejuru ngo bagiye koga, hanyuma bageze muri ayo mazi kuvamo birabananira, birangira bitabye Imana. Iki kidendezi cy'amazi kikaba kiri ahahoze hacukurwa amabuye yo kubakisha, ariko noneho muri iyi minsi ngo bakaba barahafunze, ari nayo mpamvu ayo mazi yahareze, ngo kuko mbere bagicukura ayo mabuye amazi yarahageraga bakagerageza kuyakuramo bakoresheje imashini iyanaga hirya no hino. Nk'uko rero byaje kuba byatangazwa, ni inkuru yumvikanye, akaba ari inkuru y'akababaro. Icyateye akababaro cyane rero muri aba bana hakaba harimo ngo umwana uteguraga gukora ikizamini cya leta ejo bundi. Urumva uyu muryango rwose uri mu gahinda gakomeye cyane. Tutari twakomeza, reka tuwihanganishe kabisa, ukomere, kandi n'aba bana tubasabire ku Mana, Imana ibakire mu bayo, ibatuza heza rwose, niba bagendanye ibicumuro ibababarire, ibibakureho kugira ngo ibone kwibatuza mu bwami bwayo. Nshuti bakunzi rero ba Hot News TV, birumvikana ko amakuru yacu aba ari akagaruka, birumvikana ko amakuru yacu tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Nk'uko mubizi ko rero amakuru yacu agenda yibanda ku makuru agenda asohoka mu itangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino. Muribuka ko tubasaba ko aho uherereye hose amakuru yaba yahabereye ushobora kuyadusangiza unyuze mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se muri komenti, ukatwandikira ukatubwira ati ahangaha bimeze bitya, ariko noneho tugusaba ko mbere y'uko wohereza ayo makuru wajya ubanza ukamenya niba ayo makuru ari ukuri koko, atari amakuru y'ibihuha, hanyuma warangiza kumenya ukuri kwayo ukabona ubunyura muri komenti ukayadusangiza, ukatubwira umudugudu, akagari, akarere, n'intara, hanyuma na karitsiye byaba byiza, ukanatubwira uko byagenze. Ariko nitubona na message yawe tuzakominikana, turebe ibyo ari byo, turebe ukuntu twabikurikirana gatanu ku kandi yatugezeho mu buryo bworoshye cyane rwose. Nyamuneka rero ubuyobozi bukaba bwaboneyeho gusaba abana kuzajya birinda gukinisha amazi, kandi nanjye mbibabwira ibintu by'amazi burangenda nabitinya. Tujya twumva ngo ku mazi abantu bajya kuryoherezayo, ngo abantu bagiye ku biyaga kuryoherezayo, ariko iyo ukurikiranye inkuru z'abantu amazi agenda ahitana, rimwe na rimwe hari n'abahitana bagiye kuri ibyo biyaga gutyo, kuri Muhazi, ku Bivu, bajya koga ugasanga baguyemo. Amazi ntabwo ari ayo gukinishwa my friend, amazi ntabwo ari mugenzi wacu, turayakoresha akadufasha tukagira ubuhe, ariko kuvuga ngo ugiye kwidumbaguzamo kubonye my friend, njye ntabwo napfa kubikora. Yongeyeho noneho hari ababikora badafite n'imyenda yabugenewe, burya nujya no kubikora
uzabe ufite imyenda yabugenewe, nubwo iyo umunsi wawe wageze iyo myenda itakubuza kurangira, ariko nyine ni umunsi wawe basi. Umunsi wawe gusa nyine amazi twumve ko atari magenzi yacu, amazi twumve ko isagonda ku isagonda yakurangiza, tujye tuyafata mu bundi buryo kugira ngo twumve ko igihe cyose uyagezeho ugomba kuyaryoherezaho uko ubonye, hariho hose ukumva ko ugomba kuyaryoherezaho uko ubonye. Oya kandi nyamuneka babyeyi, mugihe murimo kuganiriza abana mwakagombye no kujya mugira gutya mukanyuzamo akantu ko kubabwira ibintu bagomba gutinya, harimo amazi, ibintu by'ibyuma, ibintu mukabuza abana banyu kujya bavogera amazi uko babonye, mukabuza kujya biha gukoresha ibyuma, ibintu by'imishyi, ibintu by'imihoro uko babonye, kuko impamvu ze n'ako kantu k'ibyuma hari ukuntu abana babikinisha barimo nko gukirana, ugasanga umwe agiteye undi mu buryo atari yanateguye. Ibyo ibintu nyine tubona bitinyitse tujye tubibwira abana, tubabwira ati biriya bintu ntabwo wemerewe kubikinisha uri gukina na mugenzi wawe. Ayo mazi tubabwiye ko umwana atemerewe kuyajyamo uko abonye, yewe atemerewe no kujya kuyavogera ngo arayajyamo. Ibyo byose tubibatoze babikurane, nabo bazakure babitoza abo bazabyara. Ndatekereza bigenze gutyo byagira umusaruro bitanga ku bagenda bahitanwa n'ayo mazi, cyane cyane abajya kwidumbaguza. Usibye n'iyi nkuru irimo kuvugwa mu karere ka Rwamagana no muri Rulindo, biravugwa ko hari umwana wagiye kwidumbaguza nawe bikarangira atakarijemo ubuzima. Mbese ni hirya no hino, hari ahantu henshi wumva abana bagenda batakaza ubuzima biturutse ku kwidumbaguza mu mazi uko babonye. Ubwo rero nyamuneka ubwo butumwa bwo kujya muganiza abana mukababwira ibintu batakagombye kujya bakinisha uko biboneye, ndumva nabyo byaba byiza cyane. Ese iwanyu mu makaritsiye bimeze bite? Iwanyu mu tugari bimeze bite? Iwanyu mu mirenge bimeze bite? Mu turere ayo makuru nyamuneka nimuyazane. Murabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru. Burya udafite amakuru nta kintu uba ufite, udafite amakuru nta kintu uba ufite. Niyo mpamvu tukubwira ko ayo makuru aba yagiye abera aho utuye. Wakagombye kujya unyura mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa komenti ukayadusharinga, natwe tukayasharinga bagenzi bawe babana natwe binyuze kuri uyu muyoboro dukoresha, kugira ngo tubashe kugenda dufatikanya kumenya ese hirya no hino byifashe bite, bwakeye bute. Niturangiza kumenya uko bwakeye tumenye ese nyuma y'uko tumenye uko bwakeye bwije gute, hiriwe ayahe makuru. Nk'uko rero aba bana katubifurize iruhuko ridashira, umuryango wabo tuwihanganisha, kandi namwe tubashimira kubwo kuba mwafashe umwanya mukabana natwe muri aya makuru n'ibi biganiro tuba twagiye tubategurira. Nababwira ko ndakomeza kugenda mbana namwe muri aya makuru, kandi babwira ko mbakunda cyane, bityo naho mu kanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro turakomeza kugenda tubana. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.